Ndabasuje mwese aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko muguwe neza, nanjye meze neza. Naramutse neza, ndumva ndi muri mood nziza. Nawe rero aho uri, wibuke ko utagomba gutsikamirwa, wibuke ko ugomba kuba umutsinzi, from victim to champion. Umva, muri inshuti nziza, narabakunze, sinabona uko mbibasobanurira. Mwamaye feedback nziza, mwamaye commentaire nziza. Hari abantu bamwe bambwiye kuri kiriya kiganiro duherutse kuganiraho uburyo bararanyaga abana n'abandi, uburyo hari abo byabayeho, uburyo byabashimishije, uburyo bamenye uburyo babyitwaramo. Ni ukuri byose nabibonye kandi ndabishimira. Mukomeze mubisangize inshuti zanyu, mukomeze mukore like, mukore share, ubutumwa bugere ku bantu benshi. Twese hamwe tuzabigeraho. Mbahaye ikaze ku Ikamba Family TV, ni Sisi ugarutse kubaganiriza. Muribaza ngo ngiye kubaganiriza iki? Narabibabwiye ko mbafitiye byinshi. Nababwiye ko nzajya mbaganiriza ku bijyanye n'imitako, mbaganiriza uburyo mwategura mu nzu zanyu, mbaganiriza uburyo mwahuza amabara, amarido, intebe, udusego, mbaganiriza uburyo wategura jardin yawe, uburyo indabo, mbabwira ubwiza bw'indabo, iziba mu nzu, iziba hanze. Ibyo byose nibyo nzabagezaho. Ariko nanone ntirengagije umwuga wanjye wo kugira abantu inama. Nk'uko nabibabwiye, nize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ngomba kujya mbagira inama ku tuntu n'utundi, uburyo amarangamutima yanyu ashobora kuba mazima, uburyo ushobora kubana n'agahinda ariko ukagakira. Erega burya agahinda karakira, kandi agahinda nanone ni indwara mbi. Ibyo byose tuzagenda tubirebaho, kandi babwire n'uburyo ushobora kuva amarangamutima yawe ashobora gukira, nabo abantu bagukikije bakabasha kubaho neza. Uzi ko hari abantu baba bafite stress bakazitura abantu bari iruhande rwabo. Ugasanga umumama yabyutse yarakaye, mu gitondo akibyuka aratangiye abwiye umukozi nabi, ageze mu kazi abakorege bo mu kazi atangiye kubashihura. Niba ari umwarimu, utwana uwo munsi turagowe. Ibyo byose tuzabiganira uburyo ugomba gukira amarangamutima, ugatanga ubuzima bwiza, ugatanga ubuzima bufite impumuro nziza, ugatanga ubuzima ku bantu bagukikije. Kandi nanone tutirengagije ko hari ibintu byinshi nabyo binaniza abantu, ariko nzagufasha uburyo ushobora guca mu bibazo ntuse nabyo. Ntabwo ari byiza ko umuntu akureba ngo gusomemo ikibazo runaka. Basha kubinyuramo, usohoke usa neza, wishyireho ako ka makeup use neza, ariko wibuke kubwira Imana, kuko Imana niyo mujyanama mwiza. Uyu munsi rero mbazaniye ibyiza byinshi, mbahaye ikaze, dukomeze tubane. Tugiye kuganira ku bijyanye n'abana. Abana iyi minsi rwose ndumva ndi kubakunda. Ababyeyi mwigire hafi, muze dukomeze tuganire, twungurane inama. Uyu munsi ndababwira uburyo bwiza ushobora gufasha umwana akaba yamenyera po, cyangwa akabasha kujya kuri po. Hari ukuntu ujya kugura ibikoresho by'umwana nk'umubyeyi ugiye kubyara, cyane cyane iyo ari ubwa mbere. Hari n'ibyo ugura utazi, ugasanga waguze ibintu utazagira n'icyo ukoresha. Hari umumama umwe wigeze kunsetsa ukuntu yaguze ibikoresho by'umwana, birangira aguze n'intebe yo mu modoka kandi nayo bagira. Mu by'ukuri ntabwo uba ubisobanukiwe, cyangwa kubera liste baba baguhaye ugapfa kugura nyine kuko ufite ubwo bushobozi. Ariko tuzarebera hamwe ibintu byabafasha n'uburyo noneho na ya po waguze. Hari ibase ziba zipakinganye n'amapo. Hari igihe usanga umubyeyi rwose ya po nta kintu yigeze ayikoresha, yaragiye aho ngaho abakozi bakayishyiraho biboneye, umwana akigumira kuri pampa, akazarinda yivaho ari uko amenya ubwenge, cyangwa akazajya kuri po atinze. Akunda kubwira igihe cyiza cya nyacyo watangira kumenyereza umwana wawe po. Uribaza ngo ese umwana wamushyira kuri po ryari? Ni byiza kubikora byibuze. Ni byiza gutangiza umwana po igihe ageze amezi 18. Amezi 18 ubwo ni umwaka n'igice.